Igitabo cy'imigani igice cya 19. Umukene ugenda atunganye aruta ufite ururimi rugoreka kandi ari umupfapfa. Kubaho udafite ubwenge si byiza, umuntu wihutira ibyo atazayoba inzira. Ubupfapfa bw'umuntu bumuyobya inzira ye, kandi umutima we winubira Uwiteka. Ubutunzi bugwiza inshuti, ariko umukene we atandukana na mugenzi we. Umugabo w'indarikwa ntazabura guhanwa, kandi uvuga ibinyoma ntazabikira. Benshi bavuga amagambo ashyeshya imbere y'umunyabuntu, kandi umuntu wese akunda utanga. Abavandimwe b'umukene bose baramwanga, inshuti ze zikarushaho kumwirengagiza, iyo abaganirije baramuninira bakigendera. Uwishakira ubwenge abakunda ubugingo bwe, ukomeza kwitonda azabona ibyiza. Umugabo w'indarikwa ntazabura guhanwa, kandi uvuga ibinyoma azapfa bizize. Umupfapfa ntakwiriye ibinezeza, n'umugaragu ntakwiriye gutegeka ibikomangoma. Amakenga umuntu afite amubuza kwihutira kurakara, kandi bimuha icyubahiro kwirengagiza inabi yagiriwe. Uburakari bw'umwami bumera nk'ubw'intare itontoma, ariko ineza ye ni nk'ikime gitonze ku bwatsi. Umwana upfapfana abera si ikirumbo, kandi intonganya z'umugore ni nk'ibitonyanga bidatuza. Urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi be, ariko umugore witonda amuhabwa n'Uwiteka. Ubute butera gusinzira ubuticura, kandi uwinaniwe arananuka. Ukomeza amategeko aba arinda ubugingo bwe, ariko utita ku nzira ze azapfa. Ubabariye umukene abagurije Uwiteka, nawe azamwishyurira ineza ye. Hana umwana wawe ubwo ukimwiringiye, ariko ntumuhanire kumwica. Umunyamujinya mwinshi azabihanirwa, kandi naho wabimukiza uzongera wihete. Emera inama kandi wumve icyo wigishijwe, kugira ngo mu maherezo yawe uzabuze ubwenge. Mu mutima w'umuntu habamo imigambi myinshi, ariko inama y'Uwiteka niyo ihoraho. Ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa, kandi umukene aruta umunyabinyoma. Kubaha Uwiteka bitera ubugingo, umwubashye azahora ahaze, ntazagerwaho n'ibibi. Inyanda ishyira ukuboko ku mbehe, ariko ntiyitamike. Kubita umukobanyi kandi abaswa baziga kwitonda, bwiriza ujijutse nawe azamenya ubwenge. Usesagura ibya se agasendesha nyina, n'umwana ukoze isoni akaba n'igitutsi. Mwana wanjye, reka gupfa kumva ibyo ubwirizwa, ngo wiyobagize amagambo y'ubwenge. Umuhamya utagira umumaro agayisha imanza zitabera, kandi akanwa k'umunyabyaha karyohera ibibi kakabimira. Ibihano biringanirijwe abakobanyi, kandi inkoni zitegekewe ibitugu by'abapfapfa. Igitabo cy'imigani igice cya 20. Vino ni umukobanyi, inzoga zirakubaganisha, kandi ushukwa nabyo ntagira ubwenge. Igitinyiro cy'umwami ni nk'icy'intare yivuga, umurakaje abagiriye amagara ye nabi. Umuntu ashimirwa kwirinda impaka, ariko umupfapfa wese akunda intonganya. Nzarimirana w'umunyabute ntiyihingira atinya imbeho, nicyo gituma mu isarura azasabiriza kandi ntagire icyo abona. Imigambi yo mu mutima w'umuntu ni nk'amazi y'imuhengeri, ariko umunyabwenge azayifindura. Abenshi mu bantu bakunda kwamamaza ineza yabo, ariko umunyamurava wamubona he? Umukiranutsi agendera mu murava we, hahirwa abana be bazamukurikira. Umwami wicaye ku ntebe y'imanza atatanyisha ibibi byose amaso ye. Ninde ubasha kuvuga ati, ni jye wiyejeje umutima, ubu nkiza icyaha cyanjye? Ibipimisho biciye ukubiri n'ingero ziciye ukubiri, byombi ni ibizira ku Uwiteka. Umuntu naho ari umwana amenyekanira ku byo akora, niba umurimo we uboneye kandi utunganye. Ugutwi kumva n'ijisho rireba, byombi byaremwe n'Uwiteka. Ntukunde kuryamira kugira ngo utazakena, kanguka ube maso kandi uzahaga ibyo kurya. Ugiye kugura arapfobya ati, urampenze urampenze, ariko agenda yishimira icyo aguze. Hariho izahabu n'amabuye ya marijani menshi, ariko umunwa w'ubwenge ni ibyambarwa by'igiciro cyinshi. Uwishingiye umushyitsi umwaka umwambaro weho ingwate, kandi uwishingiye abashyitsi umwemereho ubugwate. Urisha ubuhahwa araryoherwa, ariko hanyuma bikamubera umusenyi mu kanwa ke. Imigambi yose ikomezwa n'inama, kandi uzajye gusembura intambara ufite inama z'ubwenge. Ugenda ari inzimuzi amena ibanga, nuko ntukiyuzuze n'ukunda kuvugagura. Uvuma se cyangwa nyina, ururimi rwe ruzazimira mu mwijima w'icuraburindi. Umwandu wabonekera mu maguru mashya mwitangira, ariko amaherezo ntuhira. Ntukavuga uti nzihorera, tegereza Uwiteka nawe azagukiza. Ibipimisho biciye ukubiri ni ikizira ku Uwiteka, kandi igipimo kibeshya si cyiza. Uwiteka niwe uyobora imigendere y'umuntu. Mbese umuntu yamenya ati inzira aganamo? Guhubukira indahiro y'ibyo yashinganye bibera umuntu umutego, yamara kurahira agasigara yisiganuza. Umwami w'ubwenge ahuza abanyabyaha ikibando, hanyuma akabagosora. Umwuka w'umuntu ni urumuri yahawe n'Uwiteka, rusesengura ibihishwe mu mutima. Imbabazi n'ukuri nibyo bitera umwami kurama, kandi ingoma ye ikomezwa n'imbabazi. Ubwiza bw'abasore n'imbaraga zabo, kandi ubwiza bw'abasaza ni uruyenzi rw'imvi.
inguma ziryana zikuraho ibibi, kandi imibyimba igera ku mutima. Igitabo cy'Imigani igice cya 21. Umutima w'umwami uri mu kuboko k'Uwiteka, awuganisha aho ashatse hose nk'uyobora amazi mu migende yayo. Inzira y'umuntu yose imutunganiye ubwe, ariko Uwiteka niwe ugerageza imitima. Gukiranuka n'imanza zitabera birutira Uwiteka ibitambo. Kurebana igitsure n'umutima w'ubwibone nibyo rumuri rw'abanyabyaha, byose ni icyaha. Ibyo umunyamwete atekereza bizana ubukire, ariko ubwira bwinshi bwiriza ubusa. Ubutunzi bushakishwa ururimi rubeshya buyoyoka nk'umwuka, ababushaka baba bashaka urupfu. Urugomo rw'abanyabyaha ruzabahitana, kuko banga gukora ibitunganye. Inzira y'uremerewe n'ibyaha iragoramanga cyane, ariko imirimo y'uboneye ihora itunganye. Kuba mu gakinga k'urusenge biruta kubana n'umugore w'ingare mu nzu y'inyumba. Umutima w'umunyabyaha wifuza ibyaha, umuturanyi we ntabwo yabona ineza imuturukaho. Iyo umukobanyi ahanwe, injiji yumviraho, kandi umunyabwenge iyo yigishijwe ahabwa kumenya. Umukiranutsi yitegereza inzu y'abanyabyaha, uko bubikwa bakarimburwa. Uwica amatwi ngo atumva gutaka k'umukene, nawe azataka kandi ntazumvwa. Ituro ritanzwe rwihishwa rihosha uburakari, n'impongano zihishwe mu kwaha zoroshya umujinya ukaze. Umukiranutsi anezezwa no gukora ibitunganye, ariko ku nkozi z'ibibi bizazibera ikishi. Umuntu ujarajara akava mu nzira y'ubwenge azaba mu iteraniro ry'abapfuye. Ukunda kuba inkorabishungo azaba umukene. Ukunda vino n'amavuta ya elayo ntabwo azaba umutunzi. Umunyabyaha azaba incungu y'umukiranutsi, n'umugambanyi azagwa mu kigwi cy'intungane. Kwibera ku gasozi kadatuwe kuruta kubana n'umugore w'umwaga utera intonganya. Mu rugo rw'umunyabwenge hari ubutunzi bw'igiciro cyinshi n'amavuta ya elayo, ariko umupfapfa we abipfusha ubusa akabimaraho. Ukurikiza gukiranuka n'imbabazi niwe uzabona ubugingo no gukiranuka n'icyubahiro. Umunyabwenge yurira inkike z'umudugudu w'intwari, kandi acogoza ibyiringiro byabakomezaga. Utabumbuye akanwa ke agafata ururimi rwe niwe urinda ubugingo bw'amakuba. Umwibone w'umunyakizizi yitwa umunyagasuzuguro, akorana ubwirasi bwibona. Umunyabute yicwa no kwifuza, kuko yanga gukoresha amaboko ye. Hariho uhorana uburura umunsi ukira, ariko umukiranutsi aratanga ntiyimane. Igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira, nkanswe noneho iyo agitanganye umutima mubi. Umugabo uhamya ibinyoma azarimburwa, ariko umuntu wumva neza ntawe uzamubuza kuvuga. Umunyabyaha ntagira imbebya ku maso ye, ariko umuntu w'intungane atunganya inzira ze. Nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Ifarashi irindirijwe umunsi w'urugamba, ariko kunesha kuva ku Uwiteka.